Matumele Arno. Matumele arashira, attention Matumele atanga ibishimbo nawe. Omedi! Asaba imbabazi n'ubundi avuga ati ntabwo nari kukirata. Goal! Matumele Arno yaherekare. Kamenyero yenza nyina. Niko umunyarwanda yavuze. Matumele rero birangiye atanze ibishimbo. Omedi aterekamo igitego cya gatatu. Ari ibyo abafana bajya bavuga ngo ni ikinamico. Rutsiri ibintu irimo irakina sha biteye agahinda kabisa. Uburyo shampiyona twavuga ikomeyemo twitegaga match birababaje. Matumele barawutakaza irarya icya gatanu. Reka turebe irakirya ibihe byiza nshuti mukunzi wa Dressing Room TV, reka nizere ko umeze neza, gahunda zawe ziri kugenda neza gatanu kuri gatanu. Hanyuma njyewe gusuza ni Sam Kayiranga nk'ibisanzwe, abahanje kugira ngo tuganire ku bintu biri kugenda bivugwa mu mikino y'umurako muri shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Nyuma yaho ikipe ya APR imaze gutsinda ibitego bitanu ikipe ya Rutsiro kuri stade Umuganda hariya i Rubavu, ni umukino waje kubutungurana cyane bitewe na performance y'ikipe ya Rutsiro, cyane cyane kuno mwaka yari itezwe ko ishobora kugarika amakipe menshi cyane. Gusa siko byaje kugenda kubera ko ikipe ya APR FC yaje kuba itsinda ibitego bitanu byose ku buryo utaje kumvikanwa n'impande nyinshi zigiye zitandukanye. Hanyuma ijwi natangiranye mwumva ni umunyamakuru kuri RB ugezaga umupira, hanyuma aza kuvuga ati witwa umuzamu Arnold Matumele yaje kuba atanga ibishimbo. Gutanga ibishimbo nta kindi yaravuze no gukora amakosa cyane cyane mu kugariza ku gitego yaje kubatsindwa cyumwe igitego gatsinzwe na Omedi. N'umuzamu wagiye ugaragaza amakosa menshi cyane, bamwe ari kuvuga ati hanatami yaje kubarya karuswa cyane. Ndagira ngo tugaruke kubiri kuvuga cyane ku n'umukino ubujura buri gushinzwe ikipe ya APR ese witwa Arnold Matumele arahita yirukanwa. Ibintu biri kuvuga cyane, umutoza Gatera Musa nawe bivuga ko ashobora kuba abifite mu ruhare cyane, ko bamwe bari kumushinja ko yavuye no muri Gorira ibintu yarasanzwe abikora. Ese bihatse iki? Witwa Yabangare Mitsanyu n'umutoza wa physique mu kipe ya Sport yaje kubatanga ubutumwa kuri Instagram yiwe kuri story, aravuga ati ibintu birababaje cyane, ni gute uvuga ngo ikipe itanga ubutabera, ishampiyona ni gute mu butabera. Arangira avuga ati niko tozaje gukina amarushanwa ya kafu uramuka wibagura cyane ku musaro w'ikipe ya APR. Nyine bavuga ko APR yakomeje gukoresha uburiganya bugiye budasanzwe cyane. Hanyuma navugaga nanone ku mutoza Gatera Musa, abafana bamwe bagenda bavuga bati uyu nguyu n'ubundi yirukanwa muri Gorira azira kugurisha imikino, bakibaza bati kuki agera ku ikipe ya Sport akakasa hanyuma ajya ku ikipe ya APR ikamutsinda nk'udani. Bibutse ko APR igeze gutsinda n'ubundi Rutsiro ibitego bitandatu byose ku busa. Hanyuma icyo gihe ikipe ya Kiyovu yari ku mwanya wa mbere, bisabwa yuko ikipe ya APR itsinda kugira ngo ikuremo ikinyuranyo cy'ibitego byarimo hagati yayo na Kiyovu Sport. Hanyuma ikindi kandi ndaza no kwerekeza ku majwi ya Seninga Innocent yaje kubatangaza. Uyu n'umutoza w'ikipe ya Etincelle yaje kubatangaza amajwi menshi agiye atandukanye, aho yaje kuvuga ati ngende umwana wa APR, umwana wa APR kandi nanone ndayikunda ikipe, ngomba kuba nyishyigikira ikipe yanjye. Gusa nanone nubwo ari mu kazi aravuga ati ikipe ya Sport nagomba kunshika, cyane cyane kuba afitanye umukino kuri iki cyumweru. Ikipe ya Etincelle iraza kuba yesura na Rayon Sport, ikipe yanganyije na APR ibitego 2-2 umukino uheruka. Benshi bavuga bati Seninga nubwo yanganyije umukino ntago byamushimishije kubera ko nubundi basanzwe bazi ko ari umufana wa APR. Ese birerekeza he? Kamanze mbareke mwumve akano ka video ka Seninga Innocent ari kuvuga ko ari umukunzi wa APR FC. Byanze Rayon Sport byanze bikunze Rayon Sport nyine umusivili aba ari umusivili, nagategura nk'umusirikare. Numva nta bwoba mfite kuri match ya Rayon Sport. Umwana wa APR ndanabishimangira, ndanayikunda, ariko ubundi mu kazi
urabyumva nyine ko ejo ari urugamba. Rayon Sport igomba kuvaho byanze bikunze ko natwe turi habi dukeneye amanota 3 ubwa APR nayo igomba gukora uko bishoboye nayo igatsinda kugira ngo ingere gusubirana. Ngaye nguko rero iby'uyu munsi wo kuri wa gatandatu nyuma y'umukino wa APR FC ije kuba itsindamo ikipe harutse ibitego 5 byose ku busa. Hanyuma hagataho ikipe ya Rayon Sport yari yaje ku kibuga itegereje ko match irangira kugira nayo yitoze itegura umukino w'ejo izahura n'ikipe ya Etincelle. Ese Rayon Sport irazisubiza itsinda ibona amanota 3 yongera gufata umwanya wa mbere cyangwa se Etincelle iraza guhagarika umuvuduko wa Rayon Sport? Reka tubiharire umunsi wo ku cyumweru hanyuma turebe uko biza kuzaba bigenda. Hanyuma reka ngushimire wowe nshuti mukunzi wa Dressing Room TV udahema kudushyigikira wo kandi subscribe. Reka ngushimire ngubye kuri umuntu w'umugabo hanyuma utarayikanda reka nkwibutse reba ahanditse subscribe ukande hanyuma ukande no kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bihe bitandukanye twivugira ibya siporo. Jewe wakuganizaga ni Sam Kayiranga, reka nkomeze kwifuriza impagarike n'ubugingo.